Iyo mbimenya cyagena taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu. Dufata abo bakuwe mu byabo n'intambara tubahuza n'abagature maze hasigaye dukora ivuga butumwa. Yego. Dukora igiterana ahantu ku musozi abantu baraza ndetse nabo bagature bati ibintu birashoboka, ibi bintu bibaho. Tubabwira ko bibaho rwose gukorera Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nawe mwajya ubwo nuko mwajyanye muri Amerika. Ndakakwanga. Igeze Kanombe. Bati indege yateguwe yo muri bugende muniriye. Muri Kenya tugwa i London. Noneho mugera muri Amerika. Yego. Ni igiki cyagutunguye? Dufata indi ndege y'Inyamerika iratujana muri Amerika. Tugeze muri Amerika tukiva mu ndege. Mu babagabo niko yatubwiye. Ati mugende mu babagabo. Kandi nimugerayo ntimusabirize kuko muri na perezida. Kigera muri Amerika baratwubashe nk'abantu bari kumwe na perezida wa Repubulika Paul Kagame. RICK WARREN aragaca aravuga ngo ntabwo mwava muri Amerika. Inkuru nziza TV. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese. Turabasuhuza tubifuriza kumera neza. Niba utameze neza ndakwifuriza kumera neza. Imana ni nziza. Twerekeje mu karere ka Musanze, twagiye gusura basaza mwakunze, abapapa, inkumi, abamama mwabakunze mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Muragenda mubimenya gake gake ko tugenda tuganira, ariko n'abantu bakoreye Imana igihe kinini, bagendanye n'Imana igihe kinini, bakorera Imana mu Rwanda, bakorera Imana mu mahanga. Urwo rugendo rwose nirwo tugiye kugendana. Hari indirimbo nyinshi mwagiye mukunda zabo, tuze kubana. Ndakwifuriza ngo uze kubana natwe guhera dutangiye kugeza dusoje, kuko ibyo urakuramo hano ni impamba y'urugendo. N'abantu bakuru bagendanye n'Imana, bafite ibihamya byinshi cyane, ibihamya bigaragaza ko Imana iriho kandi ikora kuko bagendanye nayo. Turaza kuganira ku rugendo rwabo bagiye bagira kuva batangiye kugeza bageze aya magingo aya. Niko rimaze imyaka myinshi cyane, irenga 20 na. Kandi niba uri umukunzi w'Inkuru Nziza, ndakwifuriza kugira ngo ukore subscribe, ubashe kuzajya ukomeza kubana natwe mu biganiro bizagenda bitambuka, kugira ngo kuko intego yacu ni ukubagezaho ubutumwa bwiza bukagera kuri bose, kandi hamwe n'Imana bizagenda neza. Turabasuhuje, mumeze neza? Turaho, turashima Imana. Turabona muri abantu bagera kuri 6. Ndatekereza ntabwo ariko korari yose ingana cyane ko mungana korari yose. Oya ntabwo ariko tungana, turi 12. Muri 12. Yego. Ubwo mwaje muri kimwe cya kabiri. Yego. Wow. Imana ishimwe cyane. Reka tuze dutangize ikiganiro cyacu n'isengesho ko turaba Kristo, kandi ibintu byose tugiye kuganirira hano kugira ngo biyoborwe n'Umwuka Wera. Amen. Katwicishe bugufi dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe icyubahiro, ineza yawe n'ubuntu bwawe turabigushimiye. Wabanye natwe ibihe byose kugeza amagingo aya. Ikimenyimenyi nuko tugihumeka umwuka w'abazima. Hari abavuye mu mubiri, ariko twebwe kuba tugihumeka n'ineza yawe. Ntabwo ari cyo twatanze, n'ubuntu bwawe busaze Mwami. Wabanye natwe aho twavuye tuva mu mujyi wa Kigali kugeza ahangaha. Abakozi bawe, izina ryawe icyubahiro ko tubashe kongera kubonana, kandi tukaba tugiye kuvuga ibyawe. Mwami rero turagusabye kugira ngo uze kubana natwe muri kiganiro tugiye kugirana. Uze uganze muri twebwe, ibyo tuvuga, ibyo dukora biyoborwe nawe, kandi
ukomeze kugira ngo ibyo tuvugira hano bizagire abo bihindura, baze bakugana kugira ngo bagukurikire kuko uri intore itayobya. Tubigusabye tukwizeye kubw'izina rya YESU Christo, amen. Mbere na mbere murabanza mwibwire abadukurikiye kugira ngo bamenye abo bari kumwe nabo mu kiganiro, nabo tugiye kuganira nabo. Ushobora kuba bazi ku masura ariko batazi amazina yanyu. Turahera ku murongo, buri wese yibwira abakunzi b'Inkuru Nziza TV umwe umwe. Murakoze. Nitwa Ndererimana Jean Dodier, umugabo ndubatse, mfite umugabo ko natangiye umurimo w'Imana ndi umusore w'imyaka 17. Wow. Rero ndi fondateri wa korali Hanyuma. Ibindi tuganire mu kiganiro nukwamamaza, urabyumva. Ushinzwe iki muri korali? Ngewe nkuko nakubwiye ndi Yego. igitekerezo cyo gushinga korali. Yego. Nkirangiza kwishinga rero Imana yampamagariye muri korali imirimo myinshi. Nshinzwe imirimo myinshi muri korali. Ni nabikubwira ntubyibazeho cyangwa byumvise ngo abyibazeho, niko Imana yabyemeye. Kunze nkikunda nkifonda nkishaka. Rero nkirangiza gutanga icyo gitekerezo twaricaye dushiraho komite, bangira vice perezida wa korali Hoziyana, kubera ko turi kumwe n'abantu bakuru bandusha ubukuru. Umwe muri twe mukuru wacu ahinduka perezida, ngemba vice perezida. Rero kubw'impano Imana yashize muri nge, kuva korali yashingwa kugeza na n'uyu munsi imyaka 30 irashize, ninje muhimbyi wayo. Yego. Ndani materi wayo. Yego. Kandi nshinzwe amajambere muri korali. Yego. Kandi nshinzwe ububanyi n'amahanga. Inshuti za korali Hoziyana ninje uzihuza na korali. Yego. No mu buryo bw'iterambere kugira ngo korali irusheho gutera imbere no kugira ubuzima. Uri fondateri koko, dukomeza n'ukurikiyeho. Nitwa Habyarimana Jean Marie, nkaba ndi perezida wa korali Hoziyana kuva igishingwa na bugingo n'ubu. Kandi nagerageje kugira ngo nshireho amatora biranga. Batora bakongera bagatora, batora bakongera bagatora. Ubwo ngezeho ndabihagarika ndavuga ngo igihe bazumva bo bareba bakabona ubushobozi bwanje butakiriho, bazansaba bati turabona ugomba kuburuhutse ugasimburwa. Ariko aya magingo ninjye ukiri perezida wa korali Hoziyana, nkaba maze imyaka 30 nyiyoboye. Kandi mfite umukecuru n'abana 5 nabyaye, abahungu 3 n'abakobwa 2, ariko maze kugira abakwe n'abakazana. Wow. Kandi mfite n'abuzukuru. Ubwo urukumva rero ndi umuririmbyi ufite abuzukuru nabo, kandi kubwo kureba sekuru nabo bari kuzamuka neza mu nzira ya sekuru. Yego. Nkuko basogokuruza batubanjirije abariko natwe. Yego. Amazina batubwiye ko ari Jean Marie. Nitwa Habyarimana Jean Marie. Yego. Murakoze cyane. Dukomeze. Murakoze. Amazina yanjye Tuyihimbaze Lewis. Nanjye rumwe mu bagize korali Hoziyana, nkaba ndi umubyinnyi. Imana irushaho guhabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Murakoze. Nitwa Mukansanga Angelique. Nanjye ndi umwe mu bagize korali Hoziyana. Bangiriye n'icyizere bampa mu buyobozi. Nkigeramo nabaye umujyanama mukuru wa korali Hoziyana. Ndongera ngirirwa icyizere
mbako ntabure wakora ari Hoziyana ari nawo mwanya ndiho ubu ngubu. Nagiye mu ndi umukobwa none ubu ndi umumama ushima Imana ufite umugabo n'umwana. Mbese ndaho ndashima Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Nanjye nitwaza nka Penina. Ndi umukobwa navukiye muri kuri ari Hoziyana mvuka ihari umusaza yirimo nanjye ndakomeje narayikunze ibirenze by'Imana duhana umugisha. Nanjye nitwa Inkuru Nziza Jean de Dieu, uririmba muri korari Hoziyana, nkaba nanjye barangiriye icyizere nkaba ndi umugenzuzi wayo. Ubwo rero nkaba nanjye mfite umudamu umwe n'abana 4 kugeza uyu munsi, kaba aribo turi gukorana umurimo w'Imana, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Korari Hoziyana mutubwira urwo rugendo rwose, ariko harabibaza ngo korari Hoziyana yafunzwe ryari, igitekerezo cyo gufungwa cyaturutse he, yafundewe he? Korari Hoziyana yashinzwe muri 1993. Mbere ya jenoside. Mbere ya jenoside ishingirwa muri paruwasi yitorangirikani mu Rwanda ya Kiryamo. Kiryamo hehe? Icyo gihe bahitaga muri Ndoso, ubu ni mu karere ka Gakenke. Yego. Tuyishinga rero turi abavanywe mu byabo n'intambara. Icyo gihe mu Rwanda hari intambara. Duturuka mu karere ka Burera, ubu ngubu naho bitaga i Butaro. N'ubu ni mu murenge wa Butaro. Rero urambwiye ngo igitekerezo cyo gushinga korari cyaturutse. Yego. Bibaye byiza kugira ngo mbwire na bene data n'uyu mwanya, kugira ngo mbabwire aho igitekerezo cyo gushinga korari Hoziyana cyaturutse. Yego. Ntabwo cyaje muri 1993. Ahubwo nge nk'umuntu wazanye icyo gitekerezo, gitekerezo cyo kumva naririmba cyaje muri 1999. Muri 1999 ndi muri paruwasi ya Gasebeya. Icyo gihe ngene nturutse muri paruwasi ya Murambo, ngiye kubona mbona uyu perezida wa korari ari kurimbana na mukuru we, na muto we, na mushiki we, na muramu we. Baririmba indirimbo nziza aho nari nciye ndi umwana mfite imyaka 15. Bararirimba numva baramfashije, baririmbaga indirimbo ngo ntabwo byoroshe mwami, ntabwo byoroshe kurasana n'isi n'umubiri n'umubi. Ndavuga nti bari abantu uwampuza nabo tugashinga korari, ntisinzi uburemere bw'iyo korari uko bwaba buri. Burya ntekereza ko Imana iravuga. Icyo gihe niho Imana yamvugiyemo, numva ndamutse mpuye nabo baririmbyi tugashinga korari, yaba korari ikomeye kandi kagera kure. Rero mu gihe nari ntakeka ntazi, mu gihe cy'Imana burya ntabibaho Imana itabyemeye. Ngiye kubona mbona muri 1993 duhuriye ahantu turi abavanywe mu byabo n'intambara. Mbasanze aho bari, duhurira mu rusengero, abo twari kumwe bandi turaririmbana indirimbo, nabo baririmba yabo nkuko ari ibyene nyina, we na muto we na mushiki we. Amateraniro arangiye, ntabwo nyamara mwabantu mwe ari mwe twaririmbanye, ari namwe mwarimbye ukwanyu ndabashaka. Mbahuriza mwe ndabwira nti ko twese turabavanywe mu byabo n'intambara, twaduhuriye ku yiparuwasi, mwareka tugashinga korari kandi tukayita Hoziyana. Yego. Twahise twinjira mu cyumba cy'ishuri,
subiramo ico gitekerezo nkuko nkibabwiye ahasigaye bacyumva nk'ukuri ahasigaye turicara dushinga amategeko ya korari dutora komite ahasigaye korari Hoziyana itangira icyo gihe muri 1993 muri iyo paruwasi tuyitangira tuzingiza aba korari nk'izindi ziba ku kanisa zikabaho ariko dutangiye ivuga butumwa abatubonye bose bumva baradukunze dutangira guhamagarwa n'amaparuwasi hirya no hino yo muri ako gace k'Ubukonya muri Ndusu Gatonde mu karere ka Gakenke twambuka kuri diocese ya Shyira dukora ivuga butumwa nguko uko korari Hoziyana igitekerezo cyo kuyishinga cyanjemo nkigejeje kuri bene data nabo baracyakira hasigaye dukora umurimo w'Imana. Iryo zina ryakujemo gute kugira ngo uhite uvuga ndifuza ko twayita korari Hoziyana kuko izina ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane ko niyo bavuga ngo so ukwanga kwita nabi kandi izina rikagukurikirana. Bura izina ni ikintu gikomeye cyane. Nukubera iki byakujemo iryo zina ari ryo ryakujemo ko amazina ni menshi gusa iryo zina nari narasomye Bibiliya somye mu Bibiliya nsanga aho Yesu yarari mu rugendo asigaye abantu baje kumusanganira baririmba bavuga ngo Hoziyana hahirwa uje mu izina rya Yesu. Somye ayo magambo bituma nkunda iryo jambo niba ryitwa ngo hahirwa uje mu izina rya Yesu numva nanjye nashinga korari ahasigaye ntitugendere mu bushake bwacu ahubwo tukagendera mu bushake bwa Yesu. None se ko urumva muri korari Hoziyana, korari za Hoziyana ni nyinshi, hari Hoziyana yamamaye cyane ntekeza ko yaje mbere yanyu, Hoziyana yo muri ADPR y'Inyarugenge yamenyekanye cyane yakoze ivuga butumwa cyane, urumva muri barumuna bayo. Icyo gihe ntabwo byaravuye ndako icyo gihe ndashaka ko yari ikunzwe cyane, iryo zina rikakuzamo kumva ko bishobora kuba namwayita Hoziyana. Njyewe ntabwo nabitoraguye mu kumva abandi baryitwa. Yego. Nkubwiye ko igihe nasomaga Bibiliya nasomyemwo Yesu ari mu rugendo abantu baje kumusanganira baza baririmba ngo Hoziyana hahirwa uje mu izina rya Yesu. Yego. Rero numva nanjye iryo jambo ndarikunze numva ndamutse nshinze korari nayita Hoziyana hasigaye natwe tukagendera mu izina rya Yesu. Yego. Nguko ku gitekerezo cyaje cyo gutanga n'iryo zina ubwo nari mbateranije. Uko ni imyaka 30 mumaze, imyaka 30 ni myinshi, ubwo ni kuvuga ngo mwe mushingwa umuntu wavuze icyo gihe afite imyaka 30 ubu ngubu. Yego. Urugendo rukomeye. Reka mbaze Jean Marie, nkuko bavuze ko babonye muririmba yumva ni nk'ijwi, urumva buri Imana ikintu bintu bitubaye Imana ibibizi kandi bizi n'impamvu biri kuba. Akugeze icyo gitekerezo cyuko mugomba gukora korari imwe kandi kitwa Hoziyana, nk'umuntu wari uhari. Nkunda kuririmba mu buzima bwanje bwose. Akikizana rero mu Kinyarwanda bakunze guca umugani ngo korosora wabyukaga. Yaje asa nk'uri korosora wabyukaga. Yego. Kandi nkurikije uko bari baririmbye natwe tukaririmba kuko numvishije neza ko niduhura hari kiri buhinduke kandi nuko byagenze koko. Yego. Ndibuka kimwe cya mbere ntazibagirwa nuko muri ayo mahe yo gukurwa mu byacu n'intambara abantu bari basa nkaho bihebye batazi iyo bava n'iyo baja, bari mu mwijima, babaye mu mwijima
bari mu majune bakeneye ibururutse imitima, urakabyara uragaheka. Bamaze kutwumva tumaje kubaho nka korali Hoziyana, twararirimbye tubona isura y'abantu igarutse mu bantu, abantu bagarukana amahoro, ndetse tukibona ukuntu bagarutse twakomerejeho no gutegura igiterane. Reba gutegura igiterane kandi utari iwanyu, ibaze kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Dutegura igiterane cyamaze iminsi 3 kandi turi mu bakuwe mu byabo n'intambara, ibaze. Ariko nkubwije ukuri icyo giterane turi kurya rantiye n'impungure, nta bindi biryo dufite. Dutegura igiterane cya rantiye n'impungure kandi abantu bakarya iyo rantiye n'izo mpungure bakanezererwa. Aho muri ako karere tugaruramo isura, tugaruramo abantu bari bagiye kwigumura ku Mana bavuga ko idahari. Twavuye mu byacirihe, ubu turi hano iri hehe, ariko turongera turabagarura, tubahuza n'abagature. Dufata abo bakuwe mu byabo n'intambara, tubahuza n'abagature, maze ahasigaye dukora ivugabutumwa. Dukora igiterane ahantu ku musozi, abantu baraza, ndetse n'abo bagature bati ibi bintu birashoboka, ibi bintu bibaho. Tubabwira ko bibaho rwose, gukorera Imana nta gihombo, nubwo turi mu buhungiro, nta mpamvu yo kwiheba ngo tugere ahantu ducika intege. Nabaye intwari, nabaye intwari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Kubera ko urwo rugendo urumva mwari mushonje nk'abandi, ariko irabatoranya kugira ngo mujye gukomeza abandi. Haleluya. Rero urumva ni urugendo, buriya nta kintu gitungura Imana, nta kintu gitungura Imana, ubona ibintu bikuzamo. Niyo mpamvu duhora dusaba umwuka wera ngo komeza tugenge. Buriya ntabwo yari mwebwe, ahubwo niyo yakoreraga muri mwebwe kugira ngo mujye gukomeza abandi. Uko biri kose mu bantu bananiwe, Imana ikuramo abantu bagomba gukomeza abandi. Mwarakoze kumvira Imana. Mwayitangiye muri abantu bangahe? Ubwo mwari 3? Mwari 8 bagenda. None ubwo muyitangira muri abantu 8. Abo bandi baracyahari cyangwa baratabarutse? Hari abagihari, ariko tukaba tutagikorana umurimo. Bagiye bawureka, atari uko wenda ari ikindi kintu, ari uko bumva bagiye gukora izindi nshingano mu itorero. Keretse umwe muri korali yacu, umwe niwe watabarutse, ariko abandi bose baracyahari. Ariko bagiye gukorera inshingano, gukorera umurimo w'Imana ahandi, ku buryo bitaborohera aho bari kuba bawukorera, aho bari no muri Hoziyana. Nka korera Hoziyana rero dukorera umurimo w'Imana ku cyicaro cya diyoseze ya Shyira. Ni ukuvuga ngo kuba aho bari kandi n'amakuru yabo tukagenda tuyumva, twumva bagifite, bakomeza kuba hafi yanyu, bakomeza kuba hafi yacu, baduhamagara korali igeze ite, imeze ite, barakomeye. Ariko umwana ava mu rugo, ko ntabwo acika mu rugo. Aragenda, ariko still akomeza kujya agaruka mu rugo, aza yisanga. Yego. None ku muntu baba barafonze ku kintu, aba ari ikintu gikomeye cyane. Muri abafondateri turabona hari abatoya kuri mwebwe baje babasanga, nabwo biturutse kuri za mbuto mwabereye. Kugira umuntu aze abajoyininge abazemo, nuko muba aba yanejejwe nabyo, kugira akifuza kubana nabo. Undi waje abakurikiramo ubanziriza muri aba ngaba, ninde wabanjirije? Mu babanjije ni uyu mumama kontabure wa korali. Muhereze mikrofone nawe atubwire nawe. Isa nk'uyegereza mikrofone. Uza wagiyemo mu mwaka.
ubundi nza muri korari hoziyana nyimazemo imyaka 10. Uyu mwaka turimo n'uwa 10. ubwo yagiyemo 2013. Yego. Muri 2013 nibwo nayijemo nyizamo ndi umukobwa ariko nyine ubyirutse uburyo nayijemo nuko nayikunze kubera ko baturukaga kure njye ubundi kavukire n'inaha ariko bwite bw'abaririmbyi bakora hoziyana ni Butaro. Njyewe rero nayikunze nyikunda ari abanyabutaro ariko iwacu ari inaha mbakunda kubera ko bari babazanye kuri diyoseze ndababona ndabakunda mbona ni abasaza bakuru noneho nk'urubyiruko numva nabajyamo bagakomeza bakandera hamwe no gukurira mu murimo w'Imana. Yego. Noneho ikibazo nshaka kukubaza ariko kugira ngo manze nkikubaze nsumpereza Jean Marie microphone manze nyimubaza gisasire mutangira korari hoziyana ntari abagabo 8 cyangwa hari hivanzemo n'igitsina gore? Nkuko vice perezida bikubwiye harimo igitsina gore cyangwa se umukobwa ariwe mushiki wanje. Yego. Ubwo yari umwe muri abantu yari umwe. Yego. Ariwe bucura mu wacu. Ubwo yari umwe kandi ubwo hari abagabo 7 n'umukobwa umwe. Icyo kirahagije muhereze microphone. None uza muri korari ntabwo urumva waje uwo mushiki wakirimo? Ntabwo yari akirimo ariko nasanzemo abandi 2 bari baramusimbuye. Yego. None kuza uza muri korari usanga abagabo ari bo benshi none usanga ari n'abapapa ari abasaza ntabwo byabuze ati se nk'umukobwa ukiri umukobwa kwisanga mu bagabo benshi cyane urumva atari uko ari ibintu bibi ahubwo kuvuga ngo bazagira ngo iki ko hari abantu batekereza uko ngo urumva wari ukiri mutoya ugize iki ntabwo byaguteye kuvuga se abantu bazagira ngo iki cyangwa iki ni muri ubwo buryo? Nta bazagira ngo iki yagombaga kuza bitewe n'ubuhamya nababonagaho ubuhamya bwabo nibwo bwankuruye bubanzanamo numva kubabamo ari byo byiza kuruta uko mu yandi makorari asanzwe y'urubyiruko urabizi by'urubyiruko ariko iyo wegereye abakuru burya n'ubwenge burazamuka. Nukuri. None se wenda nubwo nshobora kuba natambikira ariko sinzi ko ndaba ntambikiriye cyane. Kankubaze ku mutware wawe yaba aririmbamo hano cyangwa? Ntabwo aririmbamo. Yego. Gusa nanone ntabwo nzirika ngo nteye kujyayo bitewe n'uko ariho yankuye. Yego. Nekereza ko no kubera gukunze nuko yashimye ikinyabupfura baguhaye. Imana ishimwe. Noneho uherutse kujyamo bwa nyuma muri abangaba ninde? Ni wowe. Baguhereze microphone. Uracyari umusore? Uracyari umusore. Ko mbona se ufite isoni. Kuko reba ukuntu abasaza ukuntu bacangamutse. Nawe cangamuka. Yego. None se wagiye muri korari hoziyana mu mwaka wa ryari? Maze mu mwaka nagiye mu mwaka ushize. Ejo bundi? Yego ko mana cyane covid yagukuruye igutereramo. None se ujyamo wari usanzwe ubazi cyangwa wabonye rimwe wifuza kuba joininga? Icyo kibazo ndagisubiza nifashishije ibintu 3. Ndifashisha amateka, ubuhamya n'amaraso. Yego. Mpereye ku mateka uyu ni mbyara nkunda. Ubwo nkurikije amateka yamuranze mbere atarajya muri korari nayahuza n'ayafite ageze muri korari ibyo biri mu byatumye nyinjiramo. Icya kabiri ubuhamya afite kubera ko ari muri korari ibyo ari byo byose ni bwiza cyane ntabwo nk'umwana we byabirambuza cyangwa se gushidikanya ko najya kugera ikirenge muke muri korari itumye agira ubuhamya bwiza. Ubwo icya gatatu korari nyirimo kandi nanjye ndimo gukumva
ni amaraso ibindimo kuvuga ngo kubera ko indimo wowe uyu ni papa wawe yego ukubyara uri umwana wa kangahe ndi bucura bwe ni umwana wa 5 Shama iminsi urayiriye iminsi urayiriye pe urabona ko ukujije kandi n'umugisha cyane kandi ibyo byose biva muri kwa gukorera Uwiteka kubaha Imana bikurikirana n'abana Imana ishimwe cyane kuri urwo rugendo kuva muri 93 kugeza ubu ngubu ni urugendo rukomeye makuru mfite nuko mwagiye no muri Amerika kugira ngo rero ibyo turabigarukaho nyuma mu kindi gice tugiye kunyuzaho abantu babumbishe ku mateka ya korari bamenye aho mwaturutse naho mugize sinzire ndashaka kugira ngo mwaba mwibuka nk'indirimbo ya mbere mwaririmbye dushobora kuba twayifata duhagaze kugira ngo tugire twirekure dutarame ewana abantu gukorera Imana ni iby'igiciro nta cyiza nabonye nko 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 gukorera Imana abanyarwanda Imana tuyikorere ku isi yose Imana tuyikorere nta cyiza nabonye nko gukorera Imana ni iby'igiciro nta cyiza nabonye nko gukorera Imana gukorera Imana ni iby'igiciro nta cyiza nabonye nko gukorera Imana yemwe babyeyi Imana muyikorere yemwe bakobwa Imana muyikorere nta cyiza nabonye nko gukorera Imana ni iby'igiciro nta cyiza nabonye nko gukorera Imana urubyiruko Imana muyikorere bana batoya Imana muyikorere nta cyiza nabonye nko gukorera Imana ni iby'igiciro nta cyiza nabonye nko gukorera Imana nabonye ingoma n'umwami ari ku ngoma iyo ngoma nabonye ntabwo izahanguka n'umwami nyir'ingoma ntabwo azahanguka ingoma zo mu isi zose zirahanguka zigasimburana ariko ingoma y'Imana ntabwo izahanguka niyo ngoma nabonye itagira umugayo nabonye ingoma n'umwami ari ku ngoma iyo ngoma nabonye ntabwo izahanguka n'umwami nyir'ingoma ntabwo azahanguka haleluya ingoma zo mu isi zose zirahanguka zigasimburana ariko ingoma y'Imana ntabwo izahanguka niyo ngoma nabonye itagira umugayo abakene n'abatindi yabicaje ku ngoma abize n'abatize bose bari ku ngoma abarushe baremerewe nabo bicaza ku ngoma iyo ngoma itarobanura ngo ireba abakize gusa iyo ngoma itarobanura ngo ireba abize gusa abarushe baremerewe nabo baruhura abakene n'abatindi yabicaye ku ngoma abize n'abatize bose bari ku ngoma abarushe baremerewe n'abicaza ku ngoma
iyo ngoma itarobanura ngo ireba abakize gusa, iyo ngoma itarobanura ngo ireba abize gusa, abarushe baremerewe n'abicaza ku ngoma. Iyo ngoma y'Imana igukura ku cyafika ku cyazanira ibikomangoma, waba urinda ushibaba ibibazo bikuremere, umunsi wabituya benshi bakwisekera. Uzarya iki? Ngo uzabahute. Ngo uzambara iki? Ngo ko wihaye ibyo by'uburokore ngo uzamera ute? Ngo arize si azabona akazi, ngo ari gukora si azunguka, arababyaye se azabigisha. Aho abana banje bose ubu ngubu bafite diplome. Mazima nigukundi kabigutunze inkoni, uwo mwanya wa none ibibazo bikabirangiza, ukicara mu bisubizo ahasigaye ugashima. Iyo ngoma y'Imana igukura ku cyafika ku cyazana ibikomangoma, waba urinda ushibaba ibibazo bikuremere, umunsi wabitura benshi bakwisekera. Gusumba kare ngo uzamera ute? Ngo ararya iki k'inzarisha? Ubwo ko yihaye akuburokore arabona azatera kabiri? Arabyirutse si ngo ninkumira azashingirwa si? Ariko sha urashingirwa kandi Imana iguha umugisha ugezeyo cyane, arabyara. Mazima nigukundi kabigutunze inkoni, uwo mwanya wa none ibibazo ikabirangiza, ukicara mu bisubizo ahasigaye ugashima. Mwabo yashubije muhaguruka Imana tuyikinyira akadiho, mwabo yashubije muhaguruka Imana tuyikinyira akadiho, abagabo yashubije muhaguruka Imana tuyikinyira akadiho, abakobwa yashubije muhaguruka Imana tuyikinyira akadiho, abasore yashubije muhaguruka Imana tuyikinyira akadiho, ababyeyi yashubije muhaguruka Imana tuyikinyira akadiho, tuyikinyira akadiho Imana tuyikinyira akadiho, tuyikinyira akadiho Imana tuyikinyira akadiho, tuyikinyira akadiho Imana tuyikinyira akadiho, Imana tuyikinyira akadiho. Amen. Mbega amajwi meza, Imana ishimwe. Imana yabahisemo ifite impamvu, yari izi ko umuntu nkanjye nzafashwa namwe, nzafashwa namwe nkafashwa, kandi nicyo ivugabutumwa rivuze. Buriya ivugabutumwa ryo kuririmba rigera kure kurusha irindi ryose. Mwavuze ko mwagiye muri Amerika, tubwizanye ukuri, abagiyeyo ni bande? Ko biri kose mwagiye mperereza perezida, mwagiyeyo muri Amerika muhe mwaka? Muri 2005. 2005. Yego. Imana ni nziza, hashize imyaka 8. Mana nirobanura ku butoni. Yego. Nukuri. Urumva nashaka kugira ngo mbabwire, mwagiye muri California muri Amerika. Yego. Ntabwo mwaririmbye icyongereza? Oya, twaririmbye ikinyarwanda. Mwaririmbye ikinyarwanda, abantu barafashwa. Niko byari biteganyijwe ko tugera tukaririmba mu kinyarwanda. Yego. Kugira ngo wumve uburyo ivugabutumwa ryo kurimba ritandukanye n'ibindi byose, bararyohewe, barafashwa, babona ko Imana ari nziza kandi mu Rwanda hari Imana. Umuhanzi umwe yararirimbye ngo maze amahanga yose amenya agakiza u Rwanda ituzaniye. Urwo rugendo turarugarukaho turi gusoza kugira ngo turuvugeho neza, ukuntu mugenda bwa mbere, uko byaje, yabigize. Ikiza nuko ndi kumwe na buri iyo ndege. Tuganire twibohoye urwo rugendo, kandi ni urugendo rw'Imana koko, kuko ni bake. Mwagiye muri abantu bangahe? 9. Undi biragoye.
undi muri no mu makorari make muri iki gihugu cy'u Rwanda yahawe visa akajya kuririmba hanze, bose bakagenda. N'umuhanzi umwe aragenda akagenda ari umuperezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nawe mwajya ubwo nuko mwajyanye muri Amerika. Ndakakwanga. Imana ni nziza pe. Yego. Ariko murumva icyo kintu gifite ubureme. Oya, mwebwe ntabwo mushobora kuba mutari kubyumva. Oya, nje ndi kubyumva. Buretse nkubwire tujyanirane neza. Rick Warren ni umuntu ukomeye cyane ku isi ya rurema. Ikomeye kubera ko yandika ibitabo bifasha abantu benshi cyane. N'umukozi w'Imana. Yandika ibintu Imana yamuhomekeyemo kugira ngo n'ibisekuruza bizaza nyuma ye bimenye Imana. Ari nabyo turi gukora. Ibi ni ibintu bizaramba. Perezida murajyana. Yego. Mujyana muri Amerika. Abankurikiye rwose banyumve. Ntabwo ari politiki, ariko perezida wacu wambwiye ngo unsanga muri Amerika. Tuzatandukanywa n'urupfu. Kiriho. Nzamukunda kugeza gupfa, ubyumve neza. Kuko niba njewe na perezida wacu twari turi hamwe muri Amerika, uwo muntu namwibagirwa. Arega mujye mumenya ko perezida ahagarariye Imana muri iki gihugu. Nyumva namwibagirwa. Ubwo rero ubwo tugeze muri presidence bati nimugire vuba mufate ibyangombwa mugende muri ambassade y'Abanyamerika basinye. Bamaze tugezeyo bati ibi turabizi. Nta kuvuga ngo umusatsi muremure, nta kuvuga ngo umugufi, nta kuvuga ngo muremure, barasinya. Tugeze ku kibuga cy'indege barabogoshe mwese. Oya ntabwo twoguje bya bintu byo uzi ko bavuga ngo afite umusatsi umeze gutya bese ibyangombwa. Yego. Twewe Imana yari yaduteguye nkuko yabivuze. Yego. Kuko ndabihamya kivuga. Tugeze i Kanombe rero sasa. Arega bihamyura nabizi warabyumvishe. Mbese niba yaravuze muri 99 ikavuga ko mugiye kugenda. Yego. Bikarasohora. Umuga ugomba kubihamya ushize amanga. Tugeze i Kanombe. Bati indege yateguwe yo muri bugende muniriye. Amen. Bishop Rucana aradusengera, amaje kudusengera aderekeza ati bana banje mugende. Utari bugi ubwo mubabagabo niko yatubwiye. Ati mugende mubabagabo. Kandi nimugerayo ntimusabirize kuko muri na perezida wa Repubulika. Waba uri na perezida ugasabiriza. Oya. Mugomba kugenda muserukiye Imana rwose. Mbese muhagarariye igihugu. Ubwo rero twaragiye twurira indege tugeza muri Kenya. Tugeze muri Kenya dusanga bazi ko abantu runaka bavuye mu Rwanda bari buhagere. Dusanga hari abo kutwakira nabo kutworiyanta cyangwa se abo kutuyobora. Tuvuye muri Kenya. Ubwo noneho wumva ikindi gitangaje. Ni perezida wa Korali Hoziyana uyoboye Korali Hoziyana. Tugeze muri Kenya. Imana iti ntabwo ndabatambagiza Afurika gusa, reka mbajane no mu Burayi. No kuri pe. Tuva muri Afurika tujya mu Burayi aho twanyuze mu nyanja mu mazi magari mu ndege. Tuva muri Kenya tugwa i London mu Bwongereza. Haguye no mu Bwongereza. Yego. Tugeze mu Bwongereza twakirwa neza. Ubwo mwavuye mu ndege mu Bwongereza mwamaze nk'iminsi ngahe n'umunsi cyari n'ijoro 2 n'igice cyangwa 3. Iminsi 2 mwamaze mu Bwongereza. Twavuye mu Rwanda kuwa 4 tugere kuwa 6. Yego. Tugeze mu Bwongereza dufata indi ndege y'Inyamerika iratujana muri Amerika. Tugeze muri Amerika tukiva mu ndege abantu bo kutwakira bari baraho. Duhita twakirwa batujana. Rick Warren nibwo yarahari nawe. Oya. Rick Warren twahuriye mu birori. Yari yohereje abantu bagomba kubakira. Yego. Ariko tukiri aho ngaho tukigera muri Amerika baratwubashe nk'abantu bari kumwe na perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ewe Imana iratangaje. Yabongereyeho n'ibintu binarenze. Badutembereza Amerika nk'abantu bari kumwe na perezida Kagame.
hagarara aho ngaho jama. Ubwo ngubwo tubwizanye ukuri. Ni bwa mbere wari ugiye mu ndege rwose. Ugeraho mu ndege bwa mbere ni igiki cyagutunguye? Icyantunguye nananiwe no kuvuga. Icyantunguye bwa mbere nuko nabuze icyo mvuga. Kube hari igihe unezererwa, hari igihe ubona ikintu kikurenze, ubwonko bwawe ukumva bugiye guhagarara. Nabwiye uwo twaturi kumwe nti muce bugufi Imana itaduhanura mugire mucire bugufi Imana kwikoza ibikomeye. Kuko ikoze ibikomeye birenze ibyo njewe nashobora gutekereza nk'umwana w'umuntu. Reba umuntu uvuye i Butaro akagera Gakenke, nkaza hano Musanze nkagera Gakenke. Umunyabutaro ongeraho muri 2005, noneho muri 2005 nuko narindi uko nguko ukibona muri Amerika. Ni ikintu gitangaje. Niyo mpamvu muri byarimbye ngo umwami ni mwiza pe. Yego. Twakirwa neza muri etaje nziza. Rick Warren aragaca aravuga ngo ntabwo mwava muri Amerika mutageze wanje mu rugo. Aho turi abantu bicaye mu rugo rwa Rick Warren koko mana we. Ese buri iyo abatoya muri kuri babwira bavuga ati kuki tabicumye ngo natwe tube do. Kuko uraka nkubwire ndi kubyumva ndi kubikurura cyane. Urumva ko abagabo uri kuvuga n'abantu bakomeye cyane. Nukuri cyane. Rero umwami ni mwiza. Ariko nanone kugira ngo nkibyibuka situmubona situmwumva nk'igihangaje, ariko tugezewe mu rugo yagize guca bugufi aranatwake. Turavuga ngo uyu niwe wawundi uvugwa ku isi. Erega bakomeye nta nubwo bishira hejuru. Aducira bugufi, aratunezeza, adutambagiza inzu ye, atujana aja kutwakirira mu gikari kuri pisine ye. Turanezererwa ku buryo bwose. Kabwo wasanga anaratubwira nta n'amafoto mufite muri ko. Anaratubwira ati perezida wanyavuye aha ati yasize ambwiye ngo munyigishe kubyina. Turabikora. Nta foto mufite? Ntayo. Urumva ikibazo cy'akantu kagafoto iyo kaba gahari ubu tuba tubakishije kaba kagize nako kavido kagafatwa. Niyo mpamvu rero icyo gihe hari kera ntuzitaragira, ariko ubu ngubu uko biri kose bizagera kure. Kandi Imana ishimwe. Imana izadufasha nayo badufotoreyeyo turebe ko bayatwoherereza. Ni ukuri pe. Kandi Imana ishimwe ku bw'ibyo byose, kandi nibihamya byerekana ko Imana ibyo nibihamya kuko Imana ivuga kandi igasohoza. Ni ukuri. Noneho mugera muri Amerika. Yego. Ni igiki cyagutunguye? Mbere na mbere icyantunguye ni ukwibona muri Amerika. Byarantunguye. Ibyo bigomba kugutungura. Yego. Ahubwo icyo wabonye ukavuga ati none ibi bintu mbonye ni ibiki? Ni uburyo twakiriwe. Ibyo nabyo byarantunguye. Batwakiriye ku buryo bundenze nanone. Noneho ni ahantu twajaga kwakirirwa. Bari kudutembereza, bari kutwereka umujyi wabo. Batujanye ahantu batwereka, batujana ahantu hagereranywa n'ikuzimu kuja kutwereka ubwami bwa Satani. Twinjirayo. Yego, cyarantunguye. Tugenda mu kimodoka tugera ahantu aho igitosho kirenda kutugwira, Uwiteka batwereka ko adukunda. Tugera ahandi muri Bibiliya handitse kwa Rick Warren. Oya muri Amerika. Iyo ni nkamize se cyangwa? Yego. Ni nkamize. Ariko biri munsi y'ubutaka. Mu buvumo. Mu iyo hepfo. Yego. Tugera n'ahandi handitswe muri Bibiliya ngo ziratontoma ariko ziraziritse, imwe intarira ahandi iraha zigiye kuturya. Za nyazo. Ariko kuzasukaga umwuka ukabona ari zo se. Ariko batubwiye ko atari za nyazo. Ni nk'ama image kugira usobanukirwa ibyo bari bashaka. Tugisohoka aho hantu muri make batwereka kari ubwami bubi, Satani burya ni umugome. Ni nayo mpamvu nshishikajwe no gukorera umwami wanje Yesu. Hasi ubwo utamukoreye nibyo byose wabonye ubwo waba uri mu biki?
noneho tukiviye mu bwami baratwereka ukuntu satani ari mubi yosha abantu bakanga abandi, abantu bagakora ibidakorwa, noneho batujana mu bwami ahantu tuzicara tuvuye iyo muri uwo mwijima, batujana ahantu mu bwami, ahantu hari indabyo, ahantu hari amazi, ahantu noneho badutembereza, hari iki imashini batujanyemo, uracyayibuka dirije? Batwicajemo iratuzamura ikadukubita nko muri rya bicu, ikongera ikatumanura, ikongera ikadusubiza. Cyari indi Mana yabivuga ngo nzabaheka amadede. Yatugeza mu kirere hagati ikadukaraga inshuro 3, ikongera ikazamuka ikarenga aho yageze. Yego, icyo nacyo cyarantunguye. Bakatwigisha imodoka mu gihe gitoya, bakaduha perime. Mwamaze igihe kingana iki? Twageze ku wa gatandatu, tuvuye ku wa mbere mu gitondo ku mugoroba, mu gitondo. Urumva mwamaze icyumweru cyose mugenda, iminsi 3 yo kugira. Yego, ndumva urwo rugendo ari urugendo rwiza kandi rukomeye, ruhamya ko Imana iriho kandi ikora, kandi Imana yagendanye nawe, kandi rushimishije. Yego, nukuri Imana reka tuyishime tuyihimbaze, kuko iratangaje. Ngiye dushoho gufashwa n'urwo rugendo no kumva ko ngifite urugendo kandi Imana ibyo yavuze izabisohoza. Nge ndafashijwe pe kandi ndanezerewe. Umwanzi w'igihe rero ni amasaha, murabona bya kabaye. Noneho ubwo turi kugana ku musozo, tugiye kuririmba ya ndirimbo yamenyekanye abantu bakunda, yitwa Iyo Mbimenya. Niko tutarayiririmba, ndi kugira ngo mbwire abantu ko nyaboneka abantu bagishidikanya ko Imana itavuga, iravuga. Yego, kandi nkongera nkabwira abantu ngo abantu badashaka gukorera Imana nibayikorere kuko irahemba. Irahemba pe. Yego, Imana yacu irahemba kandi igira neza ku buryo bwose, kandi inaratabara. Ubwo rero gukorera Imana urakabyara, nta gihombo kirimo. Nta gihombo kirimo, kubera ko ngiye mbabona gutyo. Urumva imyaka 30 kiri muri uru rugendo. Hari umuntu umwe twaganira arambwira ngo ibanga ryo kugenda muri uru rugendo nuko wirinda kurya ucuranwa, ugenda urya gake gake kugira ngo utazarya ucuranwa, wagera mu rugendo ko ari rurerure ukagwa mu nzira. Byerekana ko mwagendanye n'Imana. None se ahubwo bise nibaza iki kibazo, mugenda muri Amerika mwe mufite umuntu basemurira ugenda ugira? Yego, dufite umuntu dusemurira, nawe uzi Ikinyarwanda, n'Icyongereza, akagenda dusemurira ibyo tumubwira akabibabwira, ibyo bamubwira akabitubwira. Tugiye kuririmba Iyo Mbimenya. Yego, tutararirimba nanone nongere mbwira abantu ko uko dushira imbaraga ku mirimo isanzwe y'ubuzima bw'umubiri, tugomba gushira imbaraga no kuri uyu murimo w'Imana. Yego, kuko impamvu mbabwira ngo tugomba gushiraho imbaraga, nubwo tureba hano nkuko twabiririmbye muri ya ndirimbo, buriya twahuye n'intambara ikomeye, kunanirwa. Twagendaga nta giceri cy'icumi dufite mu mufuka. Yego, mbere ndibuka twihemba ibisheke, twagera hirya tukaja kwiherera tukabihekenya, ariko ubuzima bugakomeza. Ndibuka igihe twihembye imineke, ariko ubuzima bugakomeza. Ndibuka hari umuririmbyi wigeze kudukarangira amashaza, cyangwa se iwacu tukunze kubyita amajeri, ariko amashaza niryo rirumvikana. Tukagenda tuyahekenya, twagera aho amazi ari tukanywa, ariko tukavuga ngo reka duhekenye izi nkarange, reka turye iyi mineke, reka duhekenye ibi bisheke,
uwo turi gukorera turamuzi azaduhemba. Yego. Twigeze kugenda tugiye kuvuga ubutumwa ikabare inkweto ziducikiraho, ariko turanga turakomeza. Umuririmbyi wacagwa muri koma kubera urugendo, ariko turanga tugira dute? Turakomeza. N'ibindi ntabwo ari ukuryoha, ntabwo ari n'ikinyenga, ahubwo ni ugushiramo imbaraga, kuko ni umurimo ukomeye kandi w'icyubahiro, kandi n'umurimo Satani arwanya. Yes. Bityo rero ntibagira ngo ni ikinyenga, ni y'amakorasi, ni yaki. Harimo gushiramo imbaraga no kubikunda, kandi ukagira umutima mwiza. Yego, nukuri. Kandi biragaragara abazakurikira ubwo buhamya bwose n'urwo rugendo twabigenzaho muri nuza mu ncamake, ntabwo twabinyuzemo cyane, ako tuzasubira urumva, tuzasubira twongere tuganire mu buryo burambuye by'inuza, kandi nzi ko bizagenda neza. Twagiye iyo mbimenya. iyo mbimenya cyagenda taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Iyo mbimenya cyagenda taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Cyagenda taye ndi mu busambanyi, taye ndi mu nzangano, cyogenda taye ntazi uwo mugabo. Jewe iyo mbimenya kare nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Iyo mbimenya cyagenda taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Cyogenda ndi mu mashari, cyogenda taye ntagakiza nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Iyo mbimenya cyagenda taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Cyagenda taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Cyagenda taye ndi mu bujura, cyagenda taye ndi mu busambanyi, cyagenda taye ndi mu nzangano. Jewe iyo mbimenya kare icyo gihe jewe iyo mbimenya kare icyo gihe cyarambabaje. Jewe iyo mbimenya kare nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Iyo mbimenya cyagenda taye nari gufata Yesu kareka ibinda ngaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Isezerano ry'Imana ni isezerano, iyo wabuganye n'Imana ikagusezeranya, ntibeshye iyo Mana irazirikana, uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe. Isezerano ry'Imana ni isezerano, iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya, ntibeshye iyo Mana irazirikana, uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe. None sinyakubaho urabona itaravuze yarashohoje. Waruriye indege
reka nongere mvuge ngo isezerano ry'Imana ni isezerano. haleluya isezerano ry'Imana ni isezerano iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya ntibeshye iyo Mana irazirikana uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe urusaku rw'amagambo ntirwarizimye akarengane kubuka hozeho Daniyeli Yozefu bararenganijwe isezerano ry'Imana ntiryahinduka urusaku rw'amagambo ntirwarizimye akarengane kubuka hozeho Daniyeli Yozefu bararenganijwe isezerano ry'Imana ntiryahinduka isezerano ry'Imana ni isezerano iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya ntibeshye iyo Mana irazirikana uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe isezerano ry'Imana ni isezerano iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya ntibeshye iyo Mana irazirikana uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe Imana yacu we iratabara barutumayo we yaratabawe mwene Yahiro yaratabawe umunsi wawe nugera mugenzi we isaha ntizarenga uzatabarwa nyakubahwa dirije uretse Yahiro n'undi wowe ntiyagutabaye oya nanjye arantabaye ngo niko yemuko uretse Yahiro n'undi wowe ntiyagutabaye niko yega ko konse ku masereka ya Hoziyana niyo mpamvu Inkuru Nziza urabivuga kwiki nanjye yarantabaye haleluya amina yego sha yewe muntu wahawe isezerano iyi minsi urimo n'iy'uburibwe kamubwirira ijambo ntihumura yavuganye nawe uje gusoza isezerano ry'Imana ni isezerano iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya ntibeshye iyo Mana irazirikana uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe isezerano ry'Imana ni isezerano iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya ntibeshye iyo Mana irazirikana uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe Aburamu na Sara barashidikanya basezeye mu rugendo batunga umuja isezerano ry'Imana ntirihinduka babyaye Isaka barashima Aburamu na Sara barashidikanya bacogoye mu rugendo batunga umuja isezerano ry'Imana ntirihinduka babyaye Isaka barashima isezerano ry'Imana ni isezerano iyo wavuganye n'Imana ikagusezeranya ntibeshye iyo Mana irazirikana uwo mwami ni mwiza akorera ku gihe Hanyuma ntizarenga guma mu kwizera mwene data nawe urahaguma mu kwizera nizarenga guma mu kwizera Isayimana nizarenga guma mu kwizera haguma mu kwizera nzayikorera badashaka barorere aho yamuye n'injuhaze badashaka barorere aho yamuye n'injuhaze nzayikorera badashaka barorere aho yamuye n'injuhaze badashaka barorere aho yahuye n'injuhaze nzayikorera badashaka barorere aho yahuye n'injuhaze badashaka barorere aho yahuye n'injuhaze aho yahuye n'injuhaze aho yahuye n'injuhaze nzayikorera Imana we nzayikorera badashaka barorere aho yahuye n'injuhaze aho yahuye n'injuhaze ni ukuri njyewe amina nafashijwe cyane kandi Imana ishimwe twabashimiye cyane kubw'umwanya kandi muradutaramiye
abantu mudukurikiye, iyi ni Inkuru Nziza TV kandi mutanze inkuru nziza. Imana ibahe umugisha kandi aho mukuye ibongerere, sibyo? Noneho tugiye gusoza dusenga musabira umugisha. Muri abatambyi mwasizwe, musengere ibyo muvuze Imana yabashizemo kugira ngo bizagire aho bigera, bigire n'aho bifasha, kandi rivuga butumwa ry'Inkuru Nziza TV ribashe kugera nk'uko Imana yayihamagaye gukorera, bizagerweho. Tugiye guhereza perezida azamura iryo sengesho, ubundi dusoze. Dusenge. Nyagasani Mana data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana yacu, Uwiteka Mana nziza, Uwiteka waremye dirijurande murema Lewi, urema Musimbura, urema Penina, urema Inkuru Nziza, urema n'aba bene data n'abo tutari kumwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, urabarema. Uhabwe icubahiro kuba waradushize muri iki gihugu cy'u Rwanda, izina ryawe niryubahwe. Kuba waradushize muri iki gihugu cy'u Rwanda, izina ryawe rihabwe icubahiro. Kuba waradushize muri iki gihugu cy'u Rwanda, izina ryawe rigume kwamamara ku isi hose. Turagushimira rero uyu mwanya twabonye, turagushimira aba bene data batuzirikanye, bagiye kudukwiza ku isi yose. Ntabwo twabikekaga, ndetse n'iby'igiciro gikomeye. Izina ryawe nirihimbazwe. Maze twe turakwiginze ngo ataba ari twe twamamara, ahubwo ari weho wamamara mwana. Twebwe tube abakozi bawe, ari weho wamamara data mwiza, ari weho wamamara yewe Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Kuja ku musaraba ni twebwe, gutukwa ni twebwe, kugirirwa nabi ni twebwe, kubambwa ku musaraba ni twebwe, ariko uriho uri muzima, ni nayo mpamvu natwe turi bazima. Kandi ijambo ryawe turakwinginze ngo utwambike imbaraga, ryamamare ku isi hose. Kandi n'aba bene data, iyi nkuru nziza yabo iba inkuru nziza koko, zina ni ryo muntu iba inkuru nziza. Kandi natwe nka Hoziyana, iri jwi dushize ku nkuru nziza ribere abazaryumva n'abazarireba inkuru nziza. Kuri ari Hoziyana rero tukwishize mu maboko, inkuru nziza tuyigushize mu maboko, uko uzabishaka n'uko uzabishima. Kuko Yesu uyu munsi yatubwiye ngo umutima wari ukunze umubiri ufite intege nke, ariko yongeraho ijambo ryadufashije ngo bibe uko ubishaka. Natwe nka korari Hoziyana hamwe n'inkuru nziza turavuze ngo bibe uko ubishaka. Bene data rero turabasengeye ngo bakomeze, ubarinde kandi ukomeze ubungura ubwenge bwo gushaka no kureba ukuntu ijambo ryawe ryakwamamara. Bana natwe muri byose Mana, uko bishaka ariko biba, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amina. Inkuru Nziza TV.